Reka twongere tubasuhuze abakunze ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo Murage nkuko bisanzwe. Ngiye mwumva kuri microphone de Fred Ruberwa. Hanyuma kuri kamera zacu murahabona umubyeyi turi kumwe. Tugiye kugirana ikiganiro kijyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Numwe mu barokotse Jenoside araza kubituganirizaho cyane. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu nagira ngo musaba twibwire, atubwire aho yaratuye ndetse naho yarokokiye. Nitwa Umuhoza Beata, ntuye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora. Murakoze cyane Beata, niwe tugiye kugirana ikiganiro rero. Araza kudusangiza urugendo rwiwe uko yarokotse, atwibutsa ibihe by'ingenzi yibuka. Mu by'ukuri ni ibihe ntabwo biba byoroshye ko umuntu asangiza abandi ubuhamya, ariko nanone ni ngombwa kugira ngo dukomeze twiyubake ndetse dukomeze n'abandi. Hanyuma rero Beata, Jenoside yabaye ufite imyaka ingahe, wangana gute? Mfite imyaka 17. Birumvikana imyaka 17, birumvikana ko ari inkumi. Hanyuma ndagira ngo udufashe ugerageze kwisubizamo imbaraga, udusangiza urugendo rw'uko mwarokotse Jenoside, iby'ingenzi wibuka. Jenoside ijya gutangira wibuka ko byari bimeze gute? Se wari uri mu ishuri, ku ishuri babafataga gute? Utuhere wenda mbere ya Jenoside iba, hanyuma tuze kwinjira mu gihe cya Jenoside. Mbere ya Jenoside twari abana bato b'abanyeshuri. Ndibuka yuko ntabwo ngiye nari nzi ngo Umututsi cyangwa Umuhutu. Icyo gihe ku ishuri rero bajyaga baduhagurutsa bakatubwira ngo Abahutu bahagarare hariya, Abatutsi bahagarare hariya. Kwako bamwe tutabaga tubizi tukaguma duhagaze, bakadukubita. Nyine abarimu babyumva, kandi n'abarimu baga batwigisha ni babandi bakadukubita. Tukavuga ati ntabwo twebwe tubizi. Ko gihe ikintu nibuka ko umunsi wa mbere narazamukanye na bakuru banjye, ndababwira ngo batubwiye ngo niduhaguruke, ngo abana b'Abatutsi bahaguruke, ngo n'Abahutu bahaguruke. Njye nanga guhaguruka. None umwarimu ahita avuga ngo niko ngo urasa umwe kwa Gaterara, ngo we ntuzi ko uri Umututsi. Ndamurira nyine nyurwa ibyo ari byo. Mukuru wanjye aranseka nawe. Tugeze mu rugo rero, we yigaga nyine mu wa gatandatu, we yigaga hejuru yanjye. Tugeze mu rugo tugenda dusa nk'ababiganira, urumva twabifataga nk'ibintu nyine biganiro, ariko nk'abantu babinkubitiye n'umwarimu ambwira nabi. Tugeze mu rugo tubibwira mama ngo ngani muceceke, yahitaga ducecekesha. Muceceke, ibyo ni biki muri kuvuga? Ndamubwira ariko bankubise, ntigo diriva yankubise, ngo ceceka. Hanyuma rero turongera ku ishuri nanone barongera. Ikintu nibuka ko hari umwana twiganaga, kandi icyo gihe nigaga mu mwaka wa 4. Umwana aravuga ngo se ngo ubundi ngo Umuhoza yigira kuranga bibe ko ari inzoka. Kandi yari umwana muto w'umuhungu, n'undi ndamwibuka. Ngo ndise buriya yigira kuranga bibe ko ari inzoka. Dusohotse ni saa 4 kumuzaba ngo ashanga Umuhoza, ngo bagenda bavuga abana bose twe duturanye n'uwo kwa Muhiza ngo barangwa ni inzoka. Turataha turabivuga. Papa araza nyine ku kigo, ariko nyine numva n'undi ntacyo byari bivuze. Araza arabivuga, n'abo bana babivuze baraberekana, barabahana. Ariko nyine papa avuga ngo nibazajya baduhagurutsa tujye duhaguruka. None se turabaki? Ati aho bazaba bavuga ngo muhaguruke mujye mubariho muhaguruka, ukumva ntashaka no kubivuga nyine. Nuko twize, ko twabayeho mu ishuri. Mu ishuri ho naho twabyigiye nyine, bavuga ngo Abatutsi bahaguruke, Abahutu bahaguruke. Twe twabibaza ababyeyi bacu bakanga kubitubwira, kandi bibateye ikibazo cyo kubitubwira. Uretse wenda kuba wenda ku ishuri abarimu cy'abarezi bashaka kubatandukanya muri ubwo buryo, noneho kuko ababyeyi birindaga kuba bibamo urwo rwango cyangwa se ibyo bijyanye n'amoko mwe bakabyirinda bitewe n'uko babonaga bitari ngombwa. Imibanire yanyu wenda n'abandi abaturanyi banyu yari imeze gute? Mwarasabanaga bisanzwe, byari bisanzwe? Bakundaga abantu. Data ngiye yari umugatolika, ariko
wa wundi nyine mu gaturika ari n'umuririmbyi yakundaga abantu cyane cyane ko urugo rwacu rwagendwaga n'abantu rero nta rwango nabonaga keretse nyuma aho niho naje kubona nyine ibintu by'amashyaka bije ngo MRND nimba ari iryo shyaka ryari ishyaka ngo nimba ari power sinzi gutyo cyari igishyaka MDR power noneho ko twe twari duturanye n'umudamu wari depite kandi uwo mudamu ntago yakundaga iwacu kubera ko yabaye umuntu wikunda ko data yari afite inzu nziza si ibyo kuvuga ko ni ibintu bizwi yari umucuruzi mu Cyarabu wari umuntu ufite amafaranga afite inzu nziza noneho aragenda yubaka hafi y'uwo mudepite witwaga Mukarurangwa abazaga gusura Mukarurangwa bazaga gukomanga kuri porotayi iwacu baza twahita tubayobora ko twari duturanye noneho bagenzi be nyine abo badepite bagenzi be bamwumvisha uburyo agomba kwimura data noneho akamugurira akamuva iruhande ko byari bigayitse ubwo rero yaraje abisaba papa bisabye data yamuhamagaye amujyana iwe arabimusaba papa arangije avuga ati nubwo uri kunsaba iki kintu mfite umugore mfite n'abana bakuru ndabanze ngende numvikane n'umugore n'abana nibabyemera ubwo nyine urahangurira tugurane yambwira ati basi nimba ubona nta bundi buryo ndaguha turavugana amafaranga nguha uzube hano iwanjye jyewe nkugurire hari iwawe data yarambwira ati reka ngende maze mbivugane n'umuryango ubwo igisubizo nzakiguha araje rero akumva data ni nkaho yari yabyanze aza bati ndagurisha iwanjye kuki ari depite yakwiyubakiwe ko afite isambu nakubaka harenze ahanjye ukurenza uko nubatse depite rero guhera icyo gihe niwe muntu watwanze cyane ariko biteye n'ubwoba izo mitingi zaba ni naho natangiriye kumenya nyine icyo turi cyo nyine mitingi zikaza zikabera ku irembo iwacu bagatera amabuye twifungirana ko nyine wenda babashije bari kujya i Butare kera nta matelefoni yari ariho tuvugane noneho ababashije kujya i Butare bakabwira data ati iwawe hatewe papa yaza agasanga ibirahure byamenaguwe amabati huzuyeho nyine amabuye natwe twaheze mu twifungiranye ariko nta jambo yari afite nyuma y'ibyo rero nanone ibyo tukabasha kubyanganira ko baramenaga data akaza akongera agasubizaho ibirahure tugati mujye mwihangana nimwumva baje ujye ufatira abana bashyire mu nzu bafungirane n'abakozi mwese mujye mu nzu mwifungirane ubwo nyuma haje kubaho ngo ibintu ngo byo gufunga ibyitso data niwe muntu wahereweho hariya muri Gisagara baraza baramuhiga ariko nakubwiye ko papa yabanaga n'abantu cyane akagirira neza abantu nta nubwo najyaga mbese n'impamvu tutanamenye ngo turi ubwoko ubu n'ubu ni uko data twabonaga abantu bose bahagenda iwacu abaturanyi bacu urwaje umwana data wanjye yari afite moto ya Jesa yabanje gutunga Yamaha nyuma nyine agurira moto nini ko ntabwo yari bwagura imodoka ariko yaramaze kugera kuri izo moto uje umwana wanjye ararembye agafata umwana agashyira kuri moto akajyana kwa muganga nta kwaka amafaranga cyangwa se umugore wanjye agiye kubyara gutyo no baramwiyambazaga cyane data rero arangije umusaza umwe twari duturanye rwose uwo musaza manange nubwo bavuga ngo abahutu ntabwo bakoze neza ndagira ngo mushimire pe yarapfuye ariko yakoze neza cyane uwo musaza yitwaga Ntanuka araza mu rugo abwira papa ati rero habaye inama
barashaka kujya kubafunga kandi kubafunga ntabwo tubyizeye mushobora no kuhasiga ubuzima bwanyu. Ati bakavuga ngo uri mu byitso, sinzi uko uwo musaza yari yabimenye, abwira papa yajya kuhihisha iwe, amuhisha muri parafo. Kigenda byibuka nari umwana nyine mukuru pe, nari mfite imyaka 17 nari mukuru, ariko baraduteye baraza ngo dufite imbunda badutera hejuru, yemwe bakubitana mama nyagasani, bakubita mama, bakubita bakuru wanjye, barajugunya nyine ibintu byose baziteragura hejuru, bayiga imbunda. Twari dufite akana k'agahungu gato, barakaza ati se Muhire we, iwanyu nta mbunda mufite? Yo turayifite, twiwacu dufite imbunda ndetse ihora iri imbere y'aho papa aryama. Kandi yari za nkota nyine ngo kera bajyaga gushyingirwa bazifite, zabaga ziriho ubwoya, ziriho n'amasaro. Bafata inote y'100, narabirebaga gutya, bafite inote y'100, kigize ari inote zari ziriho, barayimuhereza ati genda utwereke iyo mbunda, numara kuyitwereka twebwe turahita tuguha n'ayandi mafaranga, dore n'andi menshi. Abasirikare icyo gihe barankomerekeje mara. Nuko umwana arabajyana mu cyumba cy'abapapa, afata yanuza aho yegetse arayibaha. Arangije kuyibaha umwana, baramufata rero bamujyana ati wewe witubeshye, twereka ahantu imbundire. Umwana ati dore ni iyi ngiyi, maze papa yagiye kwa sogokuru arayijyana. Ati papa yagiye kwa sogokuru arayijyana, ati kandi maze ati n'ejo bundi bavugije induru bibye inka, papa arayisohokana. No. Ko begera mama nyine baramukubita, turarira nyine abana, mukuru bari bakuru bo bakajya kubasatira ngo bakize mama, nawe barakubita nyine ngo basize abana ari ibimuga. Nuko bahiga papa ati so ari he? Ati yagiye. Urumva mama niwe wabivugaga, ati yagiye mu gitondo, yagiye mu kazi, ntaho yagiye turabizi. Ibyo birangira data batamubonye, ariko abandi barabajyana bajya kubafunga, ariko data we ntabwo bamubonye. Icyo gihe urumva uwo musaza yaramuhishe. Wenda nyemerera duse n'abasimbutse, kuko mu by'ukuri amateka ni menshi, ariko ndifuza ko dusimbukira wenda ku gihe nyirizina, igihe wenda jenoside turabizi ko yagiye itangira ahantu mu buryo butandukanye, mu gihe gitandukanye bitewe n'ahantu. Uko yatangiriye Gisagara bitandukanye n'uko yatangiriye i Muhanga, amatariki agiye atandukanye. Niba ubyibuka aho mwari mutuye ku Gisagara, wibuka igihe yatangiye bimeze gute? Mbese dusangiza iyo situation uko yari ihagaze. Iwacu jenoside yatangiye ku itariki 23, ariko ndibuka ko kuri 21 abantu bacyarwa bo barimo baza bahungira iwacu, ko ni inzira basa nk'abajya i Burundi. Ko haza umudamu umwe araza ati rero icyarwa batumere nabi, barimo batemagura, baratwika amazu, tubyumva, ariko twebwe baduheje nyine abana kubera ngo tutagira ubwoba. Ati barimo batemagura inka, barimo baratwika amazu, maze abantu, ati none ndabona hano mwe bitaratangira, ati rero twari duhungiye aha ngaha kugira ngo mwe muduhishe, ejo tuzakomeze tujye i Burundi. Ko papa rero ati muryame, bari benshi, bararyama, burakiye kuri 22 buri wikena iwacu naho iba. Baraje, ariko wabonaga papa nta mutekano afite, mama we yari umunyabwoba cyane, ko yapfanye n'ubwoba birenze. Ko nyine baraza baramubwira data hari nimugoroba, twicaye muri salo, amuvuga ngo nidusenge nyine, tera ishapure, abakuru batera ishapure dusenge. Leta azamuga ati uyu munsi rero data yitwaga Gatera, ati uyu munsi Gatera urarari irondo, ati uyu munsi urarari irondo, bagupanze ku irondo. Ati n'abandi bose bo muri aka gace k'iwanyu bararara irondo. Nuko
papa aravuga ati nta kibazo, afata ikote arambara, afata nyine n'ibyo yitwaje, aragenda yafashe ya nkota, aragenda ajya kuronda ukundi ngo bagira ngo babegeranye mu gitondo baze kuza ntawe waciye hirya babice nyine kugira batagira ugenda ngo gusa data nibuka ko papa yabwiye mama ati ugabanye ubwoba, nukomeza kugira ubwoba n'aba bana urakomeza batera ubwoba cyane, ahubwo mu gitondo ukoresha uko ushoboye utekera abana banjye barye. Abwira abakozi badukoraga, twari dufite umukobwa n'umuhungu, abwira umukobwa ati gira iwanyu, iwabo hari Isave, uwo muhungu we iwabo hari iwacu mu Mpinga. Aravuga ati rero nimwitahire, ibisigaye tuzikorera nta kibazo. Umuhungu we yanga kuva mu rugo kuko n'ubundi sinzi ibyongoreye papa, ariko naje gusanga nyuma ya jenoside nawe yari umututsi nyine, ndanaga n'ubundi nawe nta hantu ho kujya yari afite. Tugumaho kuryama, twebwe abana bato twariryamiye, ariko abakuru na mama ntabwo baryamye, twagumaga twumva bakubita inzugi, bakomeza bagenda bakubita inzugi. Buracya mu gitondo rero mama arazinduka, mukuru wanjye barateka, mu gihe papa nawe yaje mu rukerera nyine, aratubwira ati byakomeye, nta nubwo noneho yabishe, yaraje avuga ati madamu, abwira mama ati byakomeye, noneho byakomeye, kuko ngo baragiye bageze kuri iyo ntuze, kuri iryo rondo bicamo ibice, tubajya hariya bakora akanama, abatutsi basigara bahagaze. Ko rero umwe niwe waje ngo arababwira ngo mukoreshe uko mushoboye muva aha hantu kuko muri buhagwe, ati bagiye kubica, ndetse se baduhora iki muri abatutsi, ati rero nimuva aha hantu mumbabarire mugende, Gatera wangiriye neza ariko nimugende. Yabivugaga gutyo twarimo abitubwira ati ariko urumva sinigeze nkurikira ngo ninde, ariko atubwira ati umva mukoreshe uko mushoboye. Rero n'ibiryo mama yari yatetse ntabwo twigeze tubirya, papa ubwo yahise avuga ati tumanuke tujye kwa sogokuru nyine, tujye twegera umuryango. Twebwe kurumva data ko yari yifashije, twavuye nyine epfo kwa sogokuru, tujya hejuru ku muhanda tujya kugura yo nyine arubaka, ariko kuva iwacu tujya kwa sogokuru ntabwo harimo inoze nini. Bati tugende twegere muzehe, twegerane na famiye zose nyine barazikorakoranya, nuko tujyayo. Twese tumanuka, ko ndibuka twaciye ahantu ku musaza witwa Maguru, ni umusaza twari duturanye, wumve ngo ni wa muntu umwana yararwaraga, papa akavuza, ikibazo cyose kibaye bakabitaho. Ariko ndibuka ko mama yabwiye uwo mudamu witwa Cecilia, aramubwira ati wambabariye ukamfatira kano kana gato kari muri twebwe, gato kari, ntago nava ngo niko gaherezi kuko njye mama bamwisha twita afite inda nkuru. Cecilia aramubwira kako avuga mama mu izina ngo ariko Stephanie nari impari gutya, ariko Stephanie ngo utabeshye kuko ngo ngiye mfate ngo umwana wawe ngo urabizi ko ari inzoka, ngo baze banyicira umuryango hejuru y'umwana wawe. Mama nta kindi arengejeho, papa yahise amubwira ati twihute reka gukomeza gutinda aho ngaho. Ariko papa yagendaga azi ko hari nko kwa sogokuru hari ubufasha wenda hari sogokuru hari nk'inama ari buze kutugira. Tujyayo akorakoranya n'abandi bo kwa data wacu bose, mbese imiryango yacu ntago yari iri hirya no hino, yari yegeranye, wari umuryango munini nyine, ni nkaho kari akagari kose nyine umuryango wari wegeranye. Baraza barakwita, tujya kwa sogokuru, inka bazishyirigumisha mu biraro, birivangavanga n'inka nyine, bari benshi cyane. Tugumayo, hashize tukimara kugera kwa sogokuru, igitero cyateye iwacu gisanga ntago duhari, sanze tudahari, bamenya ubu nyine aho twaciye bahise bavuga ati baramanutse bagiye kwa Matayo ari sogokuru, ati niho bagiye we n'urubyaro rwiwe.
turamanuka abaraza rero cya gitero cyo kwa sogokuru n'icyo kiwacu bahise bahurira aho kwa sogokuru twajya kumva twumva induru irenze n'induru yo hepfo n'iya ruguru papa ubona abuze icyo afata ngo arangije mukuru wanjye we yarazi ubwenge njye sinari nzi no kurira wahise yirukanka kwa sogokuru ari parafo utuntu z'uduti yinjiramo aragenda ajya muri iyo parafo ariko nta kibazo nuko umusaza wanjye mutonya nawe abasimbukanye urugo na data wacu nuko basimbuka urugo basimba urugo bagwa inyuma barabirukankana abari bari inyuma abandi twebwe abana batoya tutari dubishoboye kwiruka cyangwa ngo dusimbe urugo twagumye nyine twizingiye kuri mama we yari yapfuye kera kubera ubwoba papa nawe nyine akomeza tuvuga ngo nimwihangane ngo nimuhumure ntabwo bari butwicerega ngo nimuhumure ngo baragira ngo badukange none ubwo papa niyo mvuga yahise atangira gukoresha ngo nimuhumure ngo ntabwo bari butwice ngo nta n'ikintu bari budutware ngo mwigire ubwoba ngo mugume hamwe ngo ntihagire umwana wongera kwirukanka nyine atubwira ati ntihagire umwana wongera kwirukanka mungume iruhande ntihagire umwana wirukanka mutatana mugume ahantu hamwe nyine tugendera hamwe ntacyo bari budutware baje kurya zino nka we nibyo arimo atwumvisha ngo baje ngo kurya inka baje ngo gutwara ngo ibishyimbo ngo n'amasaka ngo byo kwa sogokuru ngo kandi ngo baraje ngo mbahe n'amafaranga ngo ntimuyarebe papa yari afite amafaranga menshi nyine mu kashashi atubwira ati nimurako mfite amafaranga se baraje ngo mbahe amafaranga barahita bagenda ati nimureke muhire usimbutse urugo na data wacu bitaga ngo nintazi nuko ati nimubihorere nuko baraje ubwo nyine twese tubona ko bihinduye isura baratangiye bakubita sogokuru mukubita ko badusohora hanze ngo cya gikobwa cyawe gikuru kirihe mujyanye mfite mukuru wanjye mwiza koko ati cya gikobwa cyabo gikuru kirihe ngo nimubajyane ngo kubera yuko ngo abandi nabo barahoruguru ku gitesanye ngo mube ariho mubageza ngo kiriya gikobwa nacyo turasigara tugihiga sogokuru ariko uwo mukuru wanjye wari uriye muri parafo bari bamuzi ko yari umukobwa ugeze yarageze igihe cyo gusabwa ahagije rero turagenda baradushorera sogokuru n'abana biwe bato ko sogokuru nyogokuru yari yarapfuye ashaka undi mudamu n'umugore we wa kabiri yari yarashatse nyine uwo nguwo nyogokuru yari apfiriye natwe nyine n'iyo miryango yose twese barashoreye umurongo nyine munini cyane baratujyanye aho ngaho ku gitesanyi turicara hashize nk'iminota nk'icumi tujya kubona tubona bazamukanye wa mukuru wanjye ko nyine bamukoze ibintu biteye ubwoba nta myenda ntaki baramuzana nyine bahita bati kugira ngo tuce agasuzuguro tubereke iki gikobwa cyanyu n'ubundi ngo papa sinzi ngo ubwo sinzi uwari umufitiye inzika nimba ngo bari baraje ngo kumusaba ngo mugeni ngo akababwira ngo ntabwo mukuru wanjye arakura ngo aramutwimye ngo kubera ko ngo twari abahutu ngo niyo mpamvu bamutwimye ngo none ngo kubera iyo mpamvu reka tukwereke nuko byose bishoboka nyine bari bameze nk'abantu bataye umutwe nyine bamurambika imbere ya papa na mama bamukorereho ibintu bibi papa atangiye rero umwana n'ubundi imyenda ye bari bayimushwanyagurije we yari yambaye aratangira bajya kumujyaho nibwo mama yari afite inda nkuru cyane
nubwo mama nyine yahise agenda ajya kurwana nabo kuko papa araho navuze papa tuzamuka bazamutse bagenda bamutemagura bari bamutemye ibitsitsino bamwitaga ngo ni ibikomagwe bari bamutemye ibitsitsino mbese papa nta n'imbaraga nta mbaraga yari afite nta mbaraga yari afite ibitsitsino bari babitemagura urabona kugutema kano kanuze k'inyuma mama niwe wahagurutse ajya kurwana nabo twarimo tubireba nuko ajya kurwana nabo mama ari umunyembaraga cyane nubwo yari afite iyo nda nkuru yafashe umwana w'umuhungu kandi abo bose ni abantu papa yajyaga agirira neza ariko yafashe uwo mwana w'umuhungu witwaga Mudebereza aramubwira amujugunya nk'ariya amaze kumujugunya abandi bahita undi nawe ahita afata ubuhiri akubitira mu ruti rw'umugongo nawe ureba umuntu wari utwite nyine mama yitagwa yubitse inda nuko batabangu nta n'impamvu yo kugira ngo bafate ngo mukuru wanjye ngo nibagende bafate urumambo ngo bazane urumambo umusore umwe wese agenda atema igiti mu gashyamba twe turi abantu badutemaguriye hari agashyamba aragenda atema igiti aragisongoza amaze kugisongoza rero barakizana nuko hari ibyo bimwe banakoraga nyine twe tukumva imiborogo kubera n'ubwoba umuntu agapfuka amatwi gutya n'amazi ariko nyine twarabibonye bavuze ngo ntagire umuntu wongera kujya kuri mukuru wanjye bafata rw'urumambo barwoherezamo mu nda ibyara bararuzamura hejuru avuza induru ntabwo njya nkunda kubivuga ibi bintu birumvikana mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye kuvuga amakuru cyangwa se gusubira mu mateka nk'aya akomeye ariko nanone ni amateka yacu kandi tugomba kuyasubiramo kuko biradufasha gukomera kandi ntekereza ko hari benshi dusangiye amateka impamvu tuyavuga si uko ari meza ariko nubwo ari mabi ni amateka yacu tugomba kuyasubiramo no kwihangana ntabwo byoroshye ariko nanone ni ngombwa ageze ubwapfa nyine barangije ariko bagenda bazaniraho n'abandi bantu benshi cyane aho twari turi mama nawe baramwica na papa baramwica ndibuka yuko njye nagendaga nimuka njyewe na karumuna kanjye twagendaga twimuka twabona wenda bavuye hano ko wari umurongo munini cyane bageze nk'ara twari twicaye muri salo tugahita twisukuma tukajya hirya mu gihe tukisukuma barangira baraza bamwe banatangirira hirya nanone kuko twari benshi cyane bageze aho bagenda bazana abantu bose turi benshi haza abandi basaba ubufasha nko kugira ngo barare bishe baturangije abandi noneho baturuka hirya noneho twebwe nk'aho kumwe twatembaga tujya ahandi batari gukorera noneho tukajya tugenda twibundira hagati umwana sinzi umudamu waje urumva buri wese asamagaye umudamu araje agasunitse umugabo wacu baragafashe umuhungu witwa Mudebereza baragakuruye ngo kangabire ngo n'ubundi nari navuze ngo aho kazakura nzakagira akagore atagafata akajyana ngo yangozana ngo aracyari muto ntabwo wamugira umugore baramwishe mu gihe turi aho rero nibwo byageze aho twicaye tuhageze naho narahageze anjyana njyewe iwabo nyine narangije we yahise agenda
ajya ku rugamba. Yari umusirikare ukomeye kuko nta n'uwigeze aduhagarika, bahagarara sinzi ibyo yavuganaga nabo, tugakomeza tukagenda. Uko nyine we yaraje aje gutwara n'iwacu ngo barokore. Iyi ni njye njyenyine icyo gihe wahasigaye. Ubu yatujyanye turi abana batatu, twari batatu, ariko njye anjyana kwa papa we, abandi abajyana muri Yesu ngo ku muntu w'inshuti, njyewe anjyana iwabo i Nyanza kwa papa we. Uko mageze asanga kwa papa yahisha abandi bantu benshi cyane, benshi. Numva umuhungu aba yahise agenda, nabo baratangira, nayo mpamaze nk'icyumweru, baratangira nabo bakajya baza kubasaka buri munsi. N'uwo muhungu wabo mukuru wundi wari uhari aravuga ati rero aje agasanga uyu mwana yarapfuye, ntabwo twamukira, dukoresha uko dushoboye turwane kuri uyu mwana. Nuko bafata ba bantu bose bari bahari, bagenda babagabagabana mu miryango nyine yabo, abahungu babo bagenda bafata, nanjye aramfata njyana mu kigo cy'ishuri hari i Nyanza, nimba ari muri Forge, sinzi icyo kigo uko cyitwa, cya segonderi. Asaba diregiteri waho nkabamo, urumva nabo urumva uwo wari inshuti cyane na papa ni uwo muhungu. Abo ngabo bo simbizi kuko nyuma yaho bajya kunsiga aho ngaho ntago bongeye kuza ngo bankurikirane, bansizemo aho. Mbonye nkabo inzara inyiciramo, hari umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, inzara irandya, sinanahazi, banjyanye gutya nijoro bamfukiranye ngo nitandire nyine nambaye nk'umusilamu. Ndangije ndagenda ndasohoka, nsohotse abantu bari barimo bahita bambonye rero hari harimo ngo impunzi zavuye i Kigali, numva byari bimaze gusa nkaho bigize i Kigali, abantu babo barimo bazamo hariya. Arangije ati uyu mukobwa urimo hano ni bwoko cyavuye he? Ati umuntu ni inzoka. Batangiye bateye hejuru, bahamagaye ubu diregiteri ambonye ndamusobanurira nyine mubwira abanzanye. Aravuga ati uyu mwana ntabwo ari inzoka pe, ati uyu mwana nawe ni impunzi nkamwe, ntabwo ari inzoka, murabona namwe mufite ibibazo, none mugiye gufata na mugenzi wanyu mumutera ibibazo. Nuko barandeka, ariko iryo joro ndibuka yuko ntabwo bashizwe, hari umugabo w'umwicanyi namumenye icyo gihe, witwaga Hokarege, araza iryo joro nanone wa mudiregiteri ntiyaretse, ahubwo yahise anzaniraho n'undi mugore, nawe umugore wari ufite akana. Hari nijoro cyane, ndabyibuka nka 2:00, umudamu yataye rinete kandi nta rinete yambaye, ntabona, ateruye akana. Iryo joro nibwo za mpunzi zatuzaniye igitero, cya gitero kiraza nacyo, bandi barasohoka. Ngiye kubera urumva ko byemeze kose, ngiye amaso yanjye yari yabonye ibintu bibi biteye n'ubwoba bibi, nahise ngira ubwoba ndapfuye, kandi ubundi nageze aho numva nyine ko ubuzima mbubonye, ariko none numvise yandura igarutse ndapfuye. Basohoye abandi barasohoka, ngiye nanga gusohoka, ahubwo mpita njya inyuma y'urugi, kandi uwo bari bahamagariye cyane ni njyewe, kuko ni njye bari babonye, uwo mudamu we ntibari bazi ko anarimo. Harimo n'undi mwana w'umusore, ariko uwo mwana w'umusore we yumvise induru ivuze arasimbuka ajya muri toilette zaho. Nuko njyewe nahise njya inyuma y'urugi, umugore ati ntago araba, harimo n'undi mukobwa, agakobwa kananutse karimo, ndabizi nakabonye, kuko nari nanutse cyane biteye ubwoba. Baraje abantu bose nari mbazi, ariko ko uwo muhungu yanteye icyuma, undi wamufashe akaboko niwe yahise amuvuga, ariko ubona ngo urabona aka kantu ko kari akantu ko kurinda kujya gupfiraho, kuko aka kantu urakica ugashaka iki ngo jugunyanze. Yateye icyuma, undi agifatira ku buryo cyankoboye n'aha kwibera mfiteyo inkovu, urumva niyo yaragiye kugitera mu mutima, undi ahita amufata akaboko, amufata akaboko, ahise afata akaboko ahita amwigiza, ariko kiransharura. Ubwo ati koko aka kantu urakica ugashaka iki, wakihoreye, wabuze abantu wica.
undi rero ahita anshikuza aho nari ndi mu muryango mu nyuma y'urugi ahita anjugunya hanze mba ngiye hanze ako kanya tugiye kumva twumva induru ziravuze aho babonye wa mwana w'umuhungu wari wihishe muri toilette bahita batangira baratemagura turabumva nyine nuko barangije baraza ataba abagore uwo mudamu yari yafashe akana ke k'agahungu n'agahungu yari yahagatiye ariko yari yakambitse ijipo ati turabizi wowe bamuvugaga banamuzi uyu mugore ni wa kanaka turamuzi uyu mwana afite ni umuhungu wa mudiregiteri adutangira amafaranga abyuka yavuze ngo avuga ati basire kumwe mutangira 10 barabyanga ati muramutangira 15 undi 15 n'aka kana ndetse ugatangira 15 arayatanga arangije nimba atarazi n'abanzanya aho bari simbizi yari umuhutu ariko ngo yari afite umugore w'umututsi umugore baranamwishe nta nubwo yari atuzi pe urumva nabo bari batujyanye bari banjyanye iyo ngewe abandi bo baje bansaba ko nabari abaho nibwo diregiteri noneho nawe ahise atubwira rero murabona amafaranga batangiye ni menshi kandi kuva bamenya ahangaha bazajya bahahora kandi izi mpunzi ntabwo zishobora kubishimira na gatoya mushaka uburyo umusohoka ahangaha mugende nambwa ningiye n'ahangaha n'ubwa mbere nari makandagiye simpazi naho navuye ntabwo mazi basi ngo masubire nambwa ati ngo urirwana ati icyo nkoze nicyo amaraso yanyu ndakarabye icyo nkoze nicyo ngicyo ubwo ngubwo ibindi urirwana hari umugabo Imana izamuha umugisha nuko nyine ndi umuntu ufite ubushobozi buke mbaye umuntu ufite ubushobozi uwo mugabo nazamuhamagara nkamuha ikintu gifatika cyangwa se nkahamagara nk'abantu nkamushimira uwo mugabo yari umuzamu waho ngewe urumva nubwo bavugaga gutyo kubera inzara nari mfite inzara iteye ubwoba ntabwo nagiraga n'ubundi numvaga gupfa ntacyo bintwaye kandi noneho nanatekereza ko sintekereze ko imirambo y'iwacu ahantu nyisize nkanavanye basi yaba narindi n'iwacu nari gupfa kujya kwa maguru se nkajya kwa bemera cyangwa nkagenda ndondora mu mutima wanjye abaturanyi b'iwacu nzi ko batagombaga kwicwa ntinari gupfa kujyaho nkareba ko bampisha cyangwa se wenda bakampa ibiryo uwo mugabo rero ndabyuka hari ku mugoroba anzanira ibijumba mu gashashi nta nubwo yabizanye ku isahani yabizanye mu gashashi hamwe n'udushyimbo umuzamu wawe yaza arahimba arangije rero arambwira ati mwana wanjye rero wihangane bari abantu ngo babarokore b'abadeperi ati mwana wanjye rero wihangane bakurya utuntu akiri naho ngaho ndahekenya namira bikanga kumanuka kandi maze iminsi nta kintu nkukira mu nda namira bikanga kumanuka ngatereka nze nkubomera utuzi hariya nuko aragenda aravoma aranzanira ndanywa ndamubwira nti nuko nahise nanamubwiye nti nzabigenza intangage ntabwo mpazi basi reka nkurangira ahantu bankuye ugenda ubashaka ati umuhungu wakuzanye ndamuzi ariko ndaza kuvugana nawe ejo nzaguha igisubizo ati wowe ejo mu gitondo 11:00 nzakwereka nuko mu gitondo yaraje n'umugore batora ibishangari ko bapimaga za kamata batora ibishangari byinshi none gisekeje kandi n'undi nari maze iminsi ntoga numva aho ngaho ntabwo n'undi nogaga ariko noneho yarandebye abati yawe nibabona ayo maguru yawe bahita babona icyuri cyuka tugiye guca kuri bariyeri barakunyicana umugore afata agatenge arakama nuko bafata n'ibitaka baransiga yewe ahantu hose bampindura nk'agakoko bantegesha n'igitambaro bangira bya bishangari bipfuka mu maso duca kuri bariyeri nuko umugore we yarandi imbere yabati ningi nyuma urayoba nuko yagize atambwira baramuhamagara ati uwo mwana ni
ubwo nyine ahita avuga ati uyu mwana ni murumuna wanjye waje kunsura ngo wari umuntu wawe ko batareshya gutyo ngo ihute rata n'uwo bishyiramo ukuntu yavuga nyine anshyiraho igitsure ngo ihute tugende ngo uyu ni murumuna wanjye waje kunsura ubwo yanjyanye njyana nyine iwe baranyicaza barambwira ati hano tugira ngo tukujyane twasabye ni kwa mushiki wanjye mushiki we wari ngo yari n'umutwa mushiki we ni umumama uvukana n'umusaza waha mu mujyi witwa Munyange witwaga Bonifirida ati ndashaka kujyana iwe nari namusabye ati igihe nta bushobozi mfite kandi igihe negereye na bariyeri kandi ikaze cyane bazagufata bakakwica ariko ngenda umutima n'ubundi umbwira ati ndi bupfe uwo mushiki we se bwabaye nimugoroba anjyanayo noneho aho kwa mushiki we mpageze mpasanga hahishe abantu benshi cyane tubaho ngaho muri iyo nzu kwa mushiki we naho jenoside yarangiye murabyumva ni urugendo rutoroshye mu by'ukuri kandi birakomeye no kubivuga bisaba imbaraga z'umutima nubwo mu by'ukuri rimwe na rimwe amarangamutima yanga ariko nanone ni ngombwa kuvuga amateka wanyuzemo kuyasubiramo ntawe ujya ubyifuza ariko nanone biba ari ngombwa birumvikana ko gukira kwa Muhoza abikesha uwo musaza mu by'ukuri nubwo wenda bwa mbere igihe bakwicaye ababyeyi mu maso abavandimwe bawe navuga ko ari nk'Imana aho yagukuye kuko nta uwo musirikare kuba yaraje asa n'uwoherejwe mu by'ukuri n'Imana nta kuko n'ubundi yari barimo bica hanyuma nyuma rero yo kurokokera aho hantu uwo musaza bigizemo uruhare w'umuzamu nyuma yaho ese mu muryango wawe byibura hari aba babashije kurokoka byibura bakeya twumvishe hari aba basimbutseho mu rugo bari hari abaje kurokoka nyuma yaho bamwe basimbutse baje kugenda bajya kwa Masenge wari ufite umugabo w'umuhutu igisanze uwo umwe yari musaza uwo nguwo mukuru nyine yari musaza wiwe baragenda bashyira muri parafo arabahisha arangije ariko ngo agira ubwoba ngo kwazi ko umugabo ari umuntu w'umwicanyi cyane abati nababona ntarabivuze n'ubundi birankora ngo arabimubwira arangije nyine umugabo we nibwo yazanye ibitero bafata babana wari urimo muto n'uwo musaza wanjye ariko data wacu yari mukuru yaranandutaga ari mukuru cyane ibitero birabajyana babafungirana ahantu ngo iyo nzu nimba karakaga nimba sinzi iki kintu iyo nzu yari maze harimo abatutsi benshi cyane bari barafungiranyemo bayimenaho isase barabatwika barapfuye ntabwo babayeho nyuma ahubwo ubwo urumva jenoside irangiye naje kuza i Butare ariko naje mbizi yuko iwacu bashize nari mbizi ko bashize numva ko nta muntu uriho ariko nkavuga ngo wenda ashobora kuzabona abo babiri ngakeka ko ashobora kubabona ariko uwo numvaga ko adashobora gupfa yari nyogokuru ubyara mama numvaga we ko adashobora gupfa yari umukecuru cyane 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 yari umukecuru wunamye rwose kandi ndibuka ko mbere yo kugira ngo twebwe jenoside ibe haburaho igihe baje kubwira mama nyine ko musaza wiwe mutonya bamutemaguriye mu Ruhengeri noneho nyogokuru yarabafite ari abana batatu umuhungu we mukuru yari yarapfuye mbere atari jenoside imwishe asigara mama n'uwo musaza wiwe ubwo rero arangije avuga ati inyasi bamutemaguriye mu Ruhengeri ibice nyine bamugiciyemo ibice bine bakora ikiriyo ubwo batamubonye ariko bakoze ikiriyo nyogokuru yari afite agahinda ndabona ibyanga bikunze ubunyogokuru we ntibamwishe naraje ndamanuka abo bantu nazanywe n'umusaza uwo musaza Munyangeri niwe wanzanye aranzana ngeze iwe tugeze iwe naho dusanga afite umuhungu umeze nk'umusazi nuko umuhungu we aratangira bati uyu mukobwa ndamurara nawe afite umuhungu w'umusazi rwose
yanywaga ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Umusaza yaravuze ati umuhungu yarananiye ashobora kwangiriza umwana w'abandi. Ubwo rero i Nyanza bari bampaye akana k'agahungu kamperekeza kabo, turaza uwo musaza arambwira ati rero igendere ugendere ko muri famiye yawe hari umuntu waharokotse. Nkumviseho umutima asanga iwacu ho ntawe pe, bose bari babishe. Kandi uwo masenge ntabwo iwacu twajya tuzira ko twari abana babaga mu rupangu, ntabwo twajyaga tuzerera, ntabwo nari nzi aho uwo masenge ab'igisaza. Ndavuga ngo reka njye kwa nyogokuru kuko twajyaga tuzana na marume wanjye uwo nguwo bishe Inyasi, kuko nakundaga kuva kwa nyogokuru, tukazana mu mujyi tuje aho papa yakoreraga. Inzira narayibukaga, ndamanuka ngeze iriya nzira ijya muri duwani iyi ngiyi iwacu imanuka ijya Gisagara, mpasanga bariyeri y'abasirikare, barampamagara ati ngwino hano. Ndagenda, ugiye he? Ndababwira iwanyu ni, nkababwira nese inzira uciye ni nyine manuka hano muri duwani nkajyayo. Ati subirayo. Ndongera nsubirayo, njya kwa noneho ndabanteka mfata inzira ijya kwa nyogokuru nkayigenda nkamva nanayiyobewe, ariko ndongera ndagaruka ndamanuka. Yego rero nageze hano kuri Credo, numva umuntu arampamagaye ngo muho. Ntekereza ko atari njye bari bahamagaye, ko numvaga ko nta muntu wampamagara. Yahamagaye cyane, numvaga ari ijwi nyine ry'umwana arambuza cyane arampamagara. Nuko nkebutse mpita mbona ni umwana w'iwacu uvuga ati ngwino mu rugo bari hariya, ati ngwino tugende mu rugo, umusaza wanjye niwe wari ukubonye. Subira inyuma ndagenda, nuko ubu bambwira ati reka iwanyu bose barazimye, nta muntu n'uyu wo kubara inkuru uhari. Ati nawe basaza bawe urimo uvuga, bambwira nyine ayo mateka. Uko bambwira ati n'uwo nyogokuru wawe urimo witwaza, ati rwose Suzana akimara kumenya yuko n'umukobwa wiwe yari asigaranye nawe bamwishe. Ariko mama bamwishe nabi, sinavuze n'uburyo mama bamwishe urupfu rubi, kuko uwo mwana bahise batera hejuru baravuga ngo reka turebe umwana w'umututsi ngiyo ari mu nda ukuntu aba ameze. Umwe aragenda azana icyuma, kandi yari umudamu. Baramubaga ngo basanga atwite umwana w'umuhungu, niwe bamukuyemo icyo gihe. So nyogokuru rero ibyo byose byamugezeho, batinze we no kumwica, banga kumwica rwose, abuzukuru be barabica nabo b'uwo muhungu n'umukazana wiwe iwacu, kandi ibyo byose byarabaga bagahita baza bakabimubwira. Nuko rero baramufashe nawe, baramubwira ati bahise bafata nyokuru bamujugunya mu cyobo we atanapfuye, nyine bagendaga bamurenzaho imirambo. Ati rero guma hamwe ube hano, cyangwa se nimba ujya muri orphelinat uvuge tugushakire uburyo ujyayo. Hano nabyumva mu by'ukuri birakomeye kuba uvukana n'abantu bangana gutyo, bose bagashira, ababyeyi bagashira, abanyogokuru bagashira, ni ibintu bikomeye. Nubwo byari bikomeye nanone, byibura kuba Muhoza agihari uyu munsi ahagarariye umuryango we, kuba akinavuga n'ababyeyi biwe, noneho n'amahire araza kutubwira ko nyuma yaho nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo twibuke ariko nanone tuniyubaka. Imana yaje gutanga icyizere ku banyarwanda muri rusange, ndetse no kuri Muhoza, kuko Muhoza uyu munsi tuvugana afite umuryango, afite abana, byiburiye abonye abana bashobora kuvuga akavuga ati uyu nguyu arasa na papa, uyu arasa na mama, bitewe n'uko afite urubyaro uyu munsi. Hanyuma rero Muhoza nyuma y'ibyo bihe by'umwijima, Muhoza yaje kongera kumva byibura agize icyizere cy'ubuzima, yumva umutima we byibura ubasha kwakira ibyabaye ku buzima bwiwe ryari. Naje urumva ndangije nabanye n'abo ngabo, nyuma nza gushaka, nashatse ndi muto cyane, ndashaka ariko n'ubundi urumva icyo gihe nubwo nashatse
n'ubundi bikindimo ndavuga ngo mbese urabona umuntu washakaga muri kiriya gihe jenoside ikirangira kuko ngenda ndibuka yuko nashatse umugabo ku itariki 25 z'ukwa 12 naho hari mu kwa kane icyo gihe njye nashatse ashize nk'amezi atatu cyangwa atatu nane nk'atatu cyangwa ane tuvuye mu ntambara 9 hari 9 rwose twe tutarayisohokamo mu kwezi kwa 12 ku itariki 25 nibwo nashatse ariko gushaka nyine urumva nawe umuntu ubuzima umuntu agenda ahura nabwo nta muryango ufite urumva n'ukubonye wese agufata nk'igikoresho cye wagize Imana rero ukabona umuntu kuvuga ati ndagukunda nyuma y'irwo utiyandaritse ukigendera nibwo naje guhurana n'umugabo tubana gutyo nyine ko ntaho yari kunsaba n'iki turabana ubu tubyaranye 4 dufite abahungu 3 n'umukobwa umwe murabyumva rero mu by'ukuri nyuma y'ibyo bihe bikomeye byibura uyu munsi Muhoza aricara akabona abana bibi iruhande rwiwe nubwo wenda bishobora kumusubiza inyuma n'ubundi ariko byibura mu bana biwe urumva ari icyizere cy'ubuzima. Hanyuma Muhoza hari aho wakomoje ko mu bantu benshi bicaga hari abo wagiye uvuga amazina bisobanuye ko bari abaturanyi banyu mwari muziranye warebaga. Nyuma ya jenoside muri abo ngabo hari ababashije wenda gufatwa barafungwa barabiryozwa byibura cyangwa se abasabye imbabazi bimeze gute? Bamwe barafunzwe ariko njye nta muntu uraza ngo asabe imbabazi numva ngo barazisaba ariko njye nta urazinsaba. Bamwe barafunzwe abandi barahunga, bamwe barahunze abafunzwe bamwe namwe baranabarekuye ko numvise ngo basabye imbabazi. Bivuze ngo rero bimwe mu bintu bibabaza abantu ko umuntu yari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo wenda nubwo yaba yarafunzwe agafungurwa bitewe n'imyaka bamukatiye. Mu bimwe mu bibabaza abantu nuko umuntu ari gukora ibyo ngibyo muhura mu muhanda ntanace bugufi w'inkaza kubwira ati ndicuza mu mutima bimeze gutya. Ibyo ni ibintu byo kugaba mu by'ukuri kandi ntekereza ko nta muntu numwe washimishwa n'icyo kintu mu bumuntu. Hanyuma wenda uretse ibyo ngibyo nyuma yaho nyuma yuko bamwe bafunguwe nyuma yuko wenda bamwe banahunze kwitonga iwanyu byibura ku isambu iyo uhageze ujya ugira imbaraga zo kuhagera byibura ukahagera ukahasura abaturanyi mukabonana bimeze gute? Njyayo njya ku masambu mbere nibwo nkibikiranya nagiraga ubwoba najya nkumva ufite ubwoba ariko ubu ngubu ndagenda tukanaganira bakama n'intebe nkicara nabereka ko nta kibazo ko ntabwo nyine ngiye mbereka ko nta kibazo tukaganira nyine asanga baranambwira nkabwanise kanaka ntarahunguka ngo hoya nkaba nyine n'ubutaka bwanjye ntimujye mundebera ikibazo. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero mu by'ukuri ubutabazi cyangwa se gukira kw'abantu muri biriya bihe bya jenoside bwagiye buva ahantu henshi hatandukanye ariko ku ikubitiro twese tuzi ko ubutabazi bwavuye ku ngabo zahoze ari za RPF cyangwa se inkotanyi muri rusange. Tunabashimira cyane kuko iyo badahaba jenoside mu Rwanda ntiba yarahagaze, batanze imbaraga nyinshi. Uyu munsi ubuyobozi buhari guverinoma ihari cyangwa se ubutegetsi dufite mu gihugu cy'u Rwanda icyo ushima icyo ubona bakoze mu kugira ngo bongere bunga abanyarwanda bongere babe umwe umuntu umwe nubwo baciye mu bihe bikomeye ubona ari iki ni kiwishimira? Nshimira leta yacu kutwigisha gukundana kandi icyo nshimira leta yacu nitwitaho. Ndabashimira cyane pe kuko twagiye tubona ubufasha bumwe na bumwe kwivuza leta yacu mbese nyishimira yuko itwitaho. Numva natwe iyo tuza kuza natwe tukavuga ngo tugiye kwihorera dukore nk'ibyo badukoreye urumva u Rwanda rwacu rwari kuba
rubaye isibaniro pe. Ariko rero leta yacu yadushyizemo ubumwe n'ubwiyunge, natwe twumva ko tugomba kubana nabo, yagusaba imbabazi atazi gusaba, njya mbibona kandi kenshi cyane ndanababona n'ahari iwacu, wenda n'utaravuze ngo afashe umuhoro agiye gutema cyangwa afashe ubuhiri, nzi yuko yakomye akaruru. Yewe nta nubwo nari umwana nabikubwiye, n'abakobwa ari abakobwa bagendaga badukubita imigeri, bakwambura, bagushitura, bakugira gute, mbese ibintu biteye ubwoba. Ngo dore cyamuhoza ibiki, reka turebe ukuntu kirambarara, sha twabonye kanaka ukuntu bamwishe, reka turebe na muhoza ukuntu apfa ameze. Ese murapfa ibyo byose wabireremba, urapfa wagize ibintu nk'ibyo byica rubozo. Abo bose twarasubiye nyuma tukavugana, wenda yakubona akagira ubwoba ariko wowe ukamuvugisha. Umva rero nicyo leta yatumariye. Iyo leta izivuga ngo twihorere, numva byari kuba bibi, ariko yaje idusaba ubumwe n'ubwiyunge. Ibintu byo kwishimira mu by'ukuri. Hanyuma nyuma ya jenoside kugeza n'uyu munsi twagiye tubona hari abantu bagerageza gupfobya ndetse no guhakana ndetse no gutoteza abarokotse jenoside. Bigaragaza ko harimo abantu bagifite ba mutima mu by'ukuri, bakoresha uburyo bugiye butandukanye, abantu bageze mu bihe byo kwibuka. Ese ibyo bintu nta byigeze bikugeraho nk'abantu bagerageza kuba batoteza bacize ku icumu, wenda by'umwihariko kuri wowe? Icyo nabonye ari nacyo cyose kinera n'ubwoba. Habayeho biriya bya gacaca, n'ubu bavuga ngo bagende bishyura imitungo y'abaturage bangirije. Ahantu hamwe nagiye haneye ubwoba, naho nagiye tujyanye, yari gitifu w'akagari, turi kumwe n'abandi bantu bakenya, turagenda tujya ku rugo rw'umuntu umwe wari umaze iminsi afunguwe. Tugezeyo ahita afata umuhoro aratwirukankana, nyine atwirukankana avuga ngo nta n'isoni mufite, ngo ujya akaguru k'ihene nakuye kwa Gatera, ngo niko muza kunyishyuriza 200,000, ngo hahagarare mpite mucagagura noneho nzahite nyishyurira rimwe. Ibyo bintu turirukanka nyine, ariko gitifu arahuruza nyine, arahamagara polisi iraza iramufata bajya kumufunga. Ariko urumva ko byahise bintera ubwoba, mpita mbana aya mafaranga azarore sinzongera kujya kwishyuza ibyo bintu by'imitungo. N'ubundi Imana yangiriye neza, ndiho n'ubundi nishakiye ubuzima, nta kibazo mfite, mpita mbitinya gutyo. Uyu munsi rero nubwo tuvuga ibyo ngibyo bikomeye gutyo, ariko byibura Muhoza arashima Imana kuba agihumeka, kuba byibura akibasha no kubariza inkuru, kuko byibura nubwo umuryango washize, ariko byibura bo barasigaye kugira ngo babashe no kubara inkuru. Byibura n'abandi mwaturanye cyangwa bari bazi umuryango wanyu bajye bakubona mu izina ry'umuryango nk'umuntu noneho by'umwihariko wakijijwe. Uyu munsi wa none icyo wumva ushima Imana, nubwo hari ibibi byinshi byatambutse, ariko byibura icyo wumva ushima Imana kuri uyu munsi ni iki kuri Muhoza n'umuryango we? Ikintu nshima Imana cyane, intambara jenoside ikimara kurangira, urumva nashatse umugabo, ariko nta nubwo nashatse umugabo kuko nari nishimye nk'uko uw'iki gihe ashaka yishimye. Ntabwo umugabo wanjye mwanga, ariko nashatse mu rwego rwo kugira ngo mbone aho kuba. Ko n'abantu narindi bajyaga babwira uwo muhungu uti ugiye gushaka umwana ukiri mutoya, yaba mu mutwe n'unze aracyari muto. Ariko njye ntabwo nari mutoya, kwako nari narashiririye kubera ibintu nahuye nabyo. Kuko icyo gihe wenda nongeye gusubira inyuma ho gatonya, data yari yaratureze ukuntu, yari wa muntu wifashije. Data yari umucuruzi ukomeye, twari dufite amasambu, twari abakungu, ari n'umuntu ufite amafaranga, ari umucuruzi. Twari dufite abakozi 2, yemwe handi no kwiyoza hari nabimenye nyuma, no kwifurira umwenda ntabyo nari nzi, kuba nakwikorera injerekani ntago nari mbizi. Mbese ibintu nk'ibyo byose twarabikorerwaga. No jenoside irangiriye, hari aho naje kuba mpabaye, ntabwo bamfashe nyine nk'umwana wabaye mu rugo nk'urwo, bamfashe nyine nk'umuntu. Akambwira ati teka, ntabwo mbizi, bakankubita. Ubwo rero urumva nagiye niga imirimo, ubwo ngubwo ngenda mbyiga buhoro buhoro. Rero
nza gushaka nashatse mu rwego ruko navuga ngo ntabwo nshatse ndangiye gukora nuze dufiyasanye n'umusore yawe yarambwiye ndabana Imana ushimwe ndagenda ndashaka turabana nabyaye umwana wa mbere abantu bazi ngo ndi umusirikare ariko nyuma aho maze gukirizwa ahantu nabonye itandukaniro narakijijwe nasenga Imana njyaga nsenga Imana nkibwira nti Imana uzampa umuryango urumva nasengaga ibintu bigoranye cyane kuvuga ngo Imana izampa umuryango kandi mbizi ko umuryango washize aho nkabwira Imana ngo uzampa umuryango cyangwa se Imana nimba utampaye umuryango umutima wanjye kwishima iki kintu najya ngisaba Imana umutima wanjye kumva ko abantu bose batanyanga umutima wanjye wo kumva yuko ngomba kwishimira buri muntu wese iki kintu Imana yarakinkoreye rero ndi umubyeyi wishima Imana wishimye ibyo byose nyine ngira gutyo umutima ukabikubitaho nkumva ndabaye ariko ndi umubyeyi wishima Imana yangiriye neza yanku yakomeye kumwe narwaraga igihe cyo kwibuka nararwaraga cyane nkahora kwa muganga gusa bari kubonera ubwoba nk'abo mu rugo ngo nzaturika utwonko ubwo nimba ngo ari udutsi tw'ubwonko ngo mpfe ariko urebye ubu n'icyo gihe urabona ko harimo itandukanyirizo umuntu gutekereza ku buzima n'ubw'abana n'ubwanjye iyo bavuga rero kwibuka tuniyubaka ni icyo bashaka kuvuga ni ukurenga amateka byabaye mu by'ukuri atari uko tuyirengagije ariko nanone tukibanda ku iterambere umuntu akagerageza gutera intambwe mu by'ukuri kuko n'abakoze ariya mahano iyo babona aba babikoreye batera imbere umunsi ku munsi bibatera kwibaza ndetse no kwigaya niko ntekereza hanyuma rero tugana ku musozo muhoza nagira ngo ugire ubutumwa utanga ku barokotse musangiye amateka aya ngaya wenda n'andi atandukanye hari ibyo umuntu ashobora kuvuga n'ibyo atavuga mu by'ukuri birumvikana kandi n'ibirebire umuntu yabivuga ni ubuhe butumwa wabaha bw'ihumure bwo kubahumuriza no kubakomeza ubutumwa naho abacitse ku icumu ndagira ngo mbabwire bakomere kandi biyubake icyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi biyubake biteze imbere nshaka uburyo biteza imbere ubundi kandi ab'Imana yahaye umugisha bakabona urubyaro ntabwo twese uko twacitse ku icumu ariko twabonye urubyaro shima Imana bishimane n'urubyaro rwabo abatarabashije nabo kurubona nibahumure bafite Imana ibitaho kandi bafite Imana ibakunda ikindi gihe nasaba abacitse ku icumu rero ni ukwiyubaka tugakomera tukiteza imbere icyo nicyo kintu cya mbere twiteza imbere dushakishe nubwo wakora agashinga gatoya turebe ukuntu twakwiteza imbere reka tugushimire rero mu by'ukuri hanyuma mwebwe badukurikiye muri ahatandukanye ku isi umugabane w'i Burayi Australia n'ahandi hatandukanye ku isi mu by'ukuri namwe inkunga yanyu icyo tubifuriza nta kindi icyo tubifuzaho nta kindi mu by'ukuri nk'uko muhoze yabivuze iyo umuntu ari mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye ababona umuntu wese ari umwanzi we atamukunze rero aba bantu bagaragariza urukundo kandi urukundo ntabwo ari ibintu bihambaye ni ukubavugisha ni ukubaganiriza kuba wamutega amatwi ikibazo afite yewe naho bisaba ubushobozi mu by'ukuri wenda ntitwabivuzeho cyane kuko ntabwo aricyo twari tugambiriye nubwo bimeze gutyo ariko hari challenge hari ibibazo bafite mu buzima ariko nanone ku bushobozi ufite hari icyo ushobora kuba watekereza gukora ariko nanone twavuze ko si ubushobozi gusa ahubwo icyo bakeneye cyane ni wa mutima w'urukundo hanyuma rero tubashimira kandi umutima w'urukundo ugaragara mu buryo bwinshi butandukanye habe meme na comment ugiye gutanga comment iri bwubaka umuntu ntugatange comment isenya umuntu cyangwa imusubiza mu mateka mabi reka tubashimire mwese bakurikiye ibiganiro byacu nkuko nabibabwiye kuri microphone ya Fred hanyuma twari kumwe na Muhoza kuri kamera zacu tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe twibuke kandi twiyubaka murakoze cyane